nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana, wowe nshuti muvandimwe ukunda kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nta nshuti nziza nka Yesu ni indirimbo ikundwa na benshi mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Joseph Medillicott Scriven ni umwanditsi w'indirimbo yitwa ngo Nta nshuti nziza nka Yesu. Yavutse mu cya 819 apfa mu cya 886. Yavukiye ahitwa Ireland mu Bwongereza. Papa we yitwaga John Scriven, umugabo wari kapiteni mu ngabo z'abamarine. Mama we yitwaga Jane Medillicott. Uyu ni umuryango wari ukomeye cyane mu by'ubutunzi, umuryango wari wifashije rwose. Kubw'ibyo bashoboye kurihirira uyu muhungu wabo amashuri akomeye kugeza ubwo yabonye impamyabumenyi yo ku rwego rwa bachelor mu ishuri ry'ahitwa i Dublin, ari naho yavukaga. Uyu musore Joseph asoje amashuri ye yifuje guhuza urukundo n'umwe mu bakobwa baho yari atuye. Yakunze umukobwa wari ukiri muto cyane ko na Joseph yari akiri umusore muto. Barakundana biratinda, umukobwa akunda Joseph na Joseph akunda umukobwa. Buri wese muri bo yumvaga mugenzi we bagomba gufatanya intambwe y'ubuzima bwose mu kubaho kwabo. Bakomeje gukundana kugeza ubwo hashyirwaho n'itariki y'ubukwe bwabo ngo babihamishe amasezerano. Nyamara ubwo haburaga iminsi mike yibarirwa ku ntoki, uyu mukobwa yaje kurohama mu mugezi witwa River Burn. Yahise arohama. Ibyo n'umukunzi we Joseph biba birarangiye, yarapfuye. Joseph byaramubabaje cyane, muri we agira agahinda gakomeye, ahitamo guhunga agace yakundaniyemo n'umukunzi we, yemera kujya mu gihugu cya Canada. Joseph yari afite imyaka 25 gusa. Joseph muri Canada yahabereye umwarimu wigisha abanyeshuri. Bidatinze yaje guhura n'umukobwa witwaga Eliza Catherine Roach. Uyu Catherine yari umuvandimwe w'umwe mu banyeshuri Joseph yigishaga muri Canada. Joseph na Catherine bombi bagiye mu rukundo. Joseph akunda Catherine, Catherine nawe akunda Joseph. Joseph ashima Catherine na Catherine ashima Joseph. Yari couple nziza cyane ishimishije aho ngaho muri Canada. Mbere yuko babana hagombaga gucamo igihe babagarira urukundo rwabo, bamenyana byimbitse nk'abitegura kuzabana karamata. Niko byagenze, bategura ubukwe, umunsi wo kwambikana impeta. Catherine akazaba umugeni, Joseph akazaba umukwe. Catherine akazaba umugore wa Joseph na Joseph akazaba umugabo wa Catherine. Byari bishimishije cyane mu myiteguro. Nyamara mu cya 860 byatangiye guhinduka ubwo Catherine yafatwaga n'uburwayi bwa pneumonia. Mu minsi mikeya cyane yaburaga ngo umunsi w'urukundo rwabo ugere, Catherine umukunzi wa Joseph yahise apfa. Joseph yagize igikomere cya kabiri ku mutima we. Joseph yarababaye, yasubije amaso inyuma yibuka ibyamubayeho akiri iwabo muri Ireland kuri River Burn. Joseph agira agahinda gakomeye, ahitamo kwiyegurira Imana ku buryo bwimbitse. Kwigisha byaramunaniye, muri we ntibyari byoroshye kubyakira. Yahisemo gufata umwanya wo gusenga no kwiga Bibiliya. Muri ibyo bihe bye byo gusenga yageze ubwo agirana umushyikirano ukomeye, umushyikirano uhamye na Kristo, maze atangira kubwiriza ahantu hatandukanye mu mahuriro y'imihanda, aho abantu yigisha imyenda, ubutunzi, atanga igihe, ndetse yageze ubwo atema n'inkwi, atema ibiti abitemera abantu. Ubwo yari ari muri ibyo bihe bimukomereye, haje inkuru imubwira ko mama we arwaye cyane bikomeye. Ariko Joseph yari yarabaye umukene, ndetse kugeza ubwo nta bushobozi yari afite bwamukura muri Canada ngo agere ku mubyeyi we muri Ireland. Ntiyari afite n'amafaranga yo kumwoherereza kuko uyu musore yari yarabaye umukene. Joseph kubw'agahinda ke n'urukundo yakundaga mama we, yandika inkuru ayandikira mama we. Iyo nkuru ni igisigo cyitwaga ngo Nta nshuti nziza nka Yesu. Nta nshuti nziza nka Yesu. Akomeza mama we, nyamara anibwira
anatekereza iby'ubuzima bwe bwose. Aravuga ngo nta nshuti nziza nka Yesu atsemba ibyaha byacu. Ni amahirwe kumwizera kuko twuzuza na se. Iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi, adusohoza ku Mana, yumva amaganya yacu. Nitugira ibyago byinshi tugatotezwa cyane, byoye kudutera ubwoba, tumwiringire rwose, nta wundi wabidukiza abiduhemuraho. Yesu azi intege nke zacu, jya wisunga Uwiteka. Nitugira ishavu ryinshi tukababara rwose, Yesu niwe uturokora, komeza umwizigire. Nibakugira ruvumwa, wisunga umwami Yesu, ntazagira ubwo aguhana, jya uhora umwizigiye. Kubw'ubuzima bwa Joseph Scriven n'ibihe bikomeye umuryango we wanyuzemo, cyane ubwo mama we yari arwaye, Scriven yandika ayo magambo ayoherereza mama we. Amagambo yari agizwe n'30, yari mu bice bitatu. Joseph ubuzima bwe bwakomeje kumugwa nabi cyane kugeza ubwo ahitamo kuva aho yabaga arigendera. Hashize igihe, mu mugoroba umwe, umurambo wa Joseph watoraguwe ku nkengero za kimwe mu biyaga byaho muri Canada. Joseph yapfiriye mu mahanga. Ntawuzi niba yariyahuye cyangwa se yarazize impanuka. Gusa bafashe umurambo we bawushyingura hafi y'igituro cy'umukunzi we Eliza Catherine Roach. Ni ukuvuga igituro cya Joseph cyari cyegeranye n'igituro cya Eliza Catherine Roach ahitwa Beodle, Ontario muri Canada. Nguko uko umuhimbyi w'indirimbo yitwa ngo nta nshuti nziza nka Yesu byamugendekeye. Nshuti yanjye, mu gihe uririmba zino ndirimbo z'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ujye uziririmba ibitekerezo byawe biri ku Mana, kuko buri ndirimbo yagiye ihimbwa hari impamvu yayo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Amen.